Ikaze turabakiriye. Uyu ni wa mwanya witwa ubumenyi bw'ukuri. Muri uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe ku nzira 10 zavuzwe n'abakire 10 ba mbere ku isi, ndetse kandi izi nzira zibashije gukurikizwa. Byagaragajwe n'abahanga benshi ko umuntu wese wakurikiza zino principle cyangwa ano mahame ashobora kuba yagera ku bukungu. Murakaza neza. Mbere na mbere, iyo bavuze ubukungu mwumva iki? Iyo bavuze amafaranga mwumva iki? Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe. Reka dutangire. Turatangira n'interuro ivuga ko buri wese afite uburenganzira cyangwa ashobora kuba yaba umukire, ariko mu by'ukuri si buri wese siko ari umukire. Aba ngaba bavuga ko igitabo kitubwira ko buri muntu wese ashoboye, ndetse iyo abashije kumva ndetse akaba yanakurikiza amahame ya nyayo. Tugiye kurebera hamwe amategeko 5 cyangwa intambwe 5 z'ibanze buri wese cyangwa buri muntu wese umeze nk'umunyabwenge yakurikiza kugira ngo abe yabasha kugera ku bukire. Ibi ni bimwe mu byatanzwe n'abakire ba mbere 10 ku isi, baza ku cyo bita top 10 of the richest in the world. Step ya mbere cyangwa intambwe ya mbere iravuga ngo master your mind. Sobanukirwa cyangwa ubanze umenye imikorere y'ubwonko bwawe. Ubukire bwa nyabwo butangirira mu bitekerezo. Umukire twamenye cyane cyangwa wakunze kumenyekana nk'umukire wa mbere ku isi witwa Warren Buffett. Warren Buffett yaravuze ngo ishoramari rya mbere ryiza ryegeze riruta izindi ryariruta andi mashoramari yose wegeze ubona ni ukwishoramo wowe ubwawe. Abantu benshi iyo bavuze kwishoramo wowe ubwawe ntabwo babyumva neza. Ishoramari rya mbere si ugushora hirya no hino, ahubwo ni ukwishoramo uhiga ubumenyi, wiga buri kintu gishya buri munsi, ndetse uhora wihugura ukagira mindset nk'iy'abanyeshuri. Hano hari imvugo ivuga ati iyo wizera ko wavutse kugira ngo uhure n'ibyago cyangwa na struggle, ibivuze ko iyo ubyizera uzabaho koko uri muri ubwo buzima bw'ingorane. Niba wizera ko wavukiye kubaka ubukungu, nta kabuza uzatangira kubona amahirwe menshi aho kubona imbogamizi. Ubwo bivuze ko byose bitangirira mu mutwe. Igihe wumva ko wavukiye guhura n'ibibazo, nta kabuza uzahura nabyo. Ariko n'igihe wizeye ko wavutse kugira ngo wubake ubukungu, mu gihe kidatinze cyane uzatangira kugenda ubona amahirwe aho guhura n'izo mbogamizi, kuko twabonye ko ubukire bwa mbere butangirira mu mutwe. Undi mukire wegeze kubivugaho n'uwitwa Elon Musk, nyiri Tesla. Ngire ngo iwe muramuzi, nyiri SpaceX. Yaravuze ngo iyo ikintu ari ingirakamaro ku buryo buhagije, ugikora ku buryo bukoroheye, ugikora nka favori. Ntabwo bigusaba imbaraga nyinshi iyo wamaze kumva ko ikintu ari ikingirakamaro ku buryo buhagije. Nta mbaraga bigusaba nyinshi. Bivuge ngo imbaraga zose uteye ugerageza gukora icyo kintu zita zigusunikira mu kuba icyo kintu wagikora nkaho ari nko kunywa amazi yawe ya mu gitondo. Nta mbaraga nyinshi bisaba, kuko byose bitangira mu mutwe. Yavuze bisobanuye ko ngo hagarika gutegereza igihe cya nyacyo. Nta gihe cya nyacyo kitari ubu ngubu. Ubu nicyo gihe tuba dufite cya nyacyo. Aho kwitwaza nzaba nkora icyejo, nzabikora ubutaha, tangira ubu, kuko igihe cya nyacyo ufite ni iki ngiki kiturimo. Tomorrow is not yours. Ejo sahawe. Kora nk'uzapfa ejo. Kora nk'aho ufite uno munsi gusa. Ikindi bishatse kuvuga ngo fata igikorwa, ndetse icyo gikorwa kabone niyo kitaba kikoroheye kubugikora gikomeye kuri wowe, ariko utangire icyo gikorwa ugikore. Ugomba gutoza ubwonko bwawe ko gutekereza binini ndetse kandi bimara igihe kirekire. Abakene cyangwa abo twakwita batishoboye bafite imitekerereze ikennye. Abakire batekereza ibintu by'ibigwi, batekereza binini.
Ibi ngibi rero, iyi niyo ntambwe ya mbere uzifashisha kugira ngo igufashe kugira ngo ube wagera ku bukungu ku buryo bwiza kandi bunoze bunyuze mu nzira z'ukuri. Tugiye kuri step 2 yitwa learn lesson 3 minutes 3 or 5. Hano turi kureba ihame rivuga ngo byibura gerageza kwiga uhozaho hagati y'iminota 3 n'5. Abakire buri gihe bifata cyangwa bibona nk'abanyeshuri mu bihe byose. Uwo bita Mark Zuckerberg yakundaga gusoma igitabo buri munsi, inshuro ebyiri buri byumweru bibiri yasomaga igitabo. Warren Buffett agasoma amasaha 5 n'atandatu ku munsi agasoma igitabo. Ndi kumva neza muri gusobanukirwa icyo ino minota 3 kuri 5 bivuze. Ni ugufata igihe runaka, haba amasaha cyangwa iminota runaka, bati hagati y'iminota 3 n'5 ngomba gusoma page 2 z'igitabo. Ugomba kwiga neza ubukungu, ukiga ukuntu amafaranga akora, wiga ikintu bisa umushinga, wiga ishoramari, wige psychology cyangwa imitekerereze, ndetse wige icyo bita system. Jeff Bezos yaravuze ngo iyo ukora ibintu uzi ntuvunika. Ikindi yaravuze ngo ntugatinye kwiga ikintu gishya, kuko ubukungu bwihishe inyuma y'ibintu bitazwi. Sinzi imba muri kucyumva neza. Navuga ngo ntugatinye, ntukagire ubwoba bwo gukora ikintu gishya, kuko ubukungu buba bwihishe inyuma y'ikintu kitazwi. Ndetse kandi ibi ngibi nkeka ko mujya mubibona no mu buzima busanzwe, icyo bita business idea and business opportunity. Igihe ugiye ahantu ugasanga hari business runaka idahari, wowe ukaba wayihajyana, cyangwa igihe uvumbuye ahantu runaka ushobora kubona isoko. Uyu munsi internet isigaye iduha uburenganzira bw'isesuye ndetse bw'ubuntu bwo kuba twabasha kumenya isi yose, aho muri iyi si ya tekinoloji isi hinduka nk'umudugudu. Ubu ntibikiri ngombwa ko kugira ngo umenye imibereho yo muri China, USA ndetse n'ahandi ngo binsabe gufata tike y'indege. Ubu birahagije kuba nafata phone ndetse ngakoresha internet, ndetse urumva n'ubuntu nta kindi kiguzi, nkaba namenya amakuru yaho. Ibi rero nicyo bishatse kuvuga ko kugerageza ikintu gishya ari byiza cyane, kuko ubukungu bwihishe inyuma y'ibintu bitazwi. Rero bivuze ko nta mpamvu, kuko kwiga biroroshye mu binyejana byose byabayeho. Kuri iki kinyejana turimo nicyo kinyejana cyonyine cyoroshye kuba umuntu yabona ubumenyi ku kintu runaka. Reka tujye ku ntambwe ya 3. Intambwe ya 3 iravuga ngo save and invest smart. Iyi principale ishatse kuvuga ngo kubika, kwizigama ndetse no gushora kandi bikoranye ubwenge n'ubushishozi. Kubika amafaranga bakubwira ko ari iby'ingirakamaro cyane, gusa bidahagije, ahubwo umuntu agomba kugira gute no gushora imari. Hakaba ari zivuga ngo start small, tangira gake. Amafaranga runaka washoranye ubwenge ndetse n'ubushishozi, kabone niyo yaba ari amadolari 10, arahagije, ariko igihe wayashoranye ubuhanga n'ubushishozi. Uwo bita Bernard Arnault, CEO of LMVH, yubatse icyo twakita nk'ubwami bukurikiranye n'icyo twakita nk'icyerekezo, aho atekereza amafaranga y'umuntu runaka nk'igikoresho kimufasha kurema agaciro. Yifashishije icyo bita use 70-30 rule, itegeko rya 70/30. Itegeko rya 70/30 rivuze iki? Itegeko rya 70/30 bishatse kuvuga ngo live on 70% of your income. Ugomba byibura kubaho mu buzima bwa buri munsi, ukabaho kuri 70% by'umushahara cyangwa by'amafaranga winjiza, icyo bita income. Ugomba kubaho muri ayo mafaranga. Noneho ukabika amafaranga angana na 30%, ndetse akaba ari nayo ukoramo ishoramari. Ibi bishatse kuvuga ko niba uri umuntu uhembwa ibihumbi 100, ugomba kuba mu bihumbi 70 ariho ukuramo expenses cyangwa ibyo ukenera bya buri munsi.
noneho 30 bisigaye ibyo ngibyo akaba ari byo ugerageza gukuraho igice kimwe ubika ndetse n'ikindi ukoramo ishoramari. 30% ni menshi, gusa gutangira n'10% nibyo byakorohera. Kuba watangira 30% utari ubimenyereye byakugora. Hano rero igitabo kitubwira ko byibura watangira ushora 10%. Reka tujye ku ntambwe ya 4. Intambwe ya 4 iravuga ngo breed something valuable minutes 6.5 or 8.5. Gerageza kubaka ibintu by'ingirakamaro byibura muri hagati ya nyuma y'iminota 6 n'igice n'iminota 8 n'igice. Ibi bishatse kuvuga ngo iki? Hano baratubwira ngo abakire ntago bakorera amafaranga, ahubwo bakorera system ibakorera. Ibi ngibi bijya kumera nka bya bindi zaba Elon Musk bakunda kuvugana ba Aliko Dangote, aho bavuga ko ubundi abakire ntibakorera amafaranga, ahubwo amafaranga bakoraho uburyo yo abakorera. Ibi nabyo bizaba kimwe mu kimenyetso cy'uko bizaba bigiye kukubwira ko uri hafi yo kwigenga mu bijyanye n'ubukungu, igihe utazaba ugikorera amafaranga ahubwo amafaranga azaba yaratangiye kugukorera. Uwo bita Larry Ellison yaravuze ngo iyo uhanga udushya itegure ko abaturage cyangwa abantu bagiye kuvuga ko uri umusazi. Kwanga gucika intege igihe urimo urahanga udushya, buri gihe nuko ugomba kwiyumvisha ko igihe uri guhanga udushya bitangira abantu babona ari nk'ubusazi, ariko mu by'ukuri bakaza gutungurwa n'igisubizo cyiza kuvamo. Ukeneye kubaka ibi bintu bikurikira, icyo bita a side hustle. Yavuze side hustle ni kwa kuntu niba ufite akazi runaka ugomba gutegura kandi kantu k'umushinga runaka uciriritse uzajya ukuraho amafaranga runaka ariko biterekeranye n'akazi. Ukaba ufite akazi ukora uri umwarimu yego, ariko ufite n'akandi kantu ukora ku ruhande niyo kaba kagureza 20,000. Icya kabiri nicyo bita umushinga muto cyangwa agashinga gaciriritse. Buri gihe kugira ngo wubake ubukungu neza intambwe ku yindi, ntago bihagije kuba wakorera uwo mushahara wawe wonyine kugira ngo ube wabasha kubona amafaranga. Ikindi nicyo bita a product. Ugomba kugira byibura ikintu ukora uproducinga, ukiga guhanga ikintu gishya. Mu bumenyi ufite ubu kuri internet ufite kwiga gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha ushobora gusangamo gukora amandazi, amasambusa ndetse n'ibindi bintu byerekeranye nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu ushobora kwiga ukoresheje internet. Ibyo nabyo bizagufasha mu kubaka ubukungu bwawe. Ikindi ni ukugerageza gukora akantu k'ikoranabuhanga ku buryo byibura ubashobora no kwinjiza igihe bitagusabye gukora. Aha birimo gutanga tutorials kuri YouTube ndetse n'ibindi byerekeranye n'ibyo. Uwo bita Sergey Brin, co-founder of Google, yavuze ko gukemura ibibazo binini biroroha cyane kurusha gukemura ibibazo bitoya biciriritse. Gushaka ikibazo ndetse ugahiga n'igisubizo cyacyo ntacyo bitwaye, ahubwo bigufasha gukemura ibyo bibazo. Iyo ugerageje gukemura ibibazo by'abantu 10, abantu 100 kugeza ku 1000, nawe bigufasha kuba wakemura ibibazo byawe ku buryo butakugoye. Ufite kwibuka iki kintu: amafaranga cyangwa kugendagenda kw'amafaranga nta gaciro, dukwiye kwifata nk'iby'agaciro. Igihe ukeneye amafaranga menshi arenze kuyo ufite, ugomba gutanga agaciro cyangwa icyo twakita umumaro, value. Mu ntambwe ya 5 dusangamo icyo bita play long game minutes. Bishatse kuvuga iki? Gukina umukino w'igihe kirekire. Bitangira bitubwira ko kubaka ubukungu bifata igihe. Umukire twegeze kumenya cyane nyiri Microsoft, Bill Gates, yavuze ko abaturage hafi ya bose bitega gukora kubaka ubukungu mu mwaka umwe aho kubwubaka mu gihe kirekire. Rero hano avuga ko ntiwakubaka ubukungu mu mwaka umwe, ariko byibura nko mu gihe cy'imyaka 10 kuzamura niho ubukungu bwubakirwa. Ibi rero bisaba icyo bise kuba patient, to be patient. Bisaba kwihangana, guhozaho
gutera intambwe nkeya umunsi ku wundi, ugakora kuko intambwe utera imwe imwe buri munsi ugenda wongeraho indi imwe, nibyo bibyara ikintu gikomeye cyane nyuma y'igihe runaka. Aba ngaba bo twegeze kubana mu kiganiro kivuga kuri compounding bo barabyumva neza, ko compounding isaba icyo twakwita nk'igihe. Steve Ballmer aributsa abantu ko kampani z'ibitangaza zubakirwa ku musaruro cyangwa ku maproduwi bakora. Mbere na mbere ufite ni wowe produwi ya mbere, ugomba kubanza kwiyumvamo nk'aho ari wowe produwi ya mbere, ni wowe ruganda runaka ruzakorerwamo iyo produwi runaka. Ahangaha bavuga ko umuntu agomba guhora yivugurura cyangwa yiyongeramo ubumenyi umunsi ku wundi mu mutwe, yivugurura akora icyo bise upgrade your circle or your mindset. Mukesh Ambani yaravuze ngo buri wese, twese uko turi kuri iyi si dufite amahirwe angana, ahubwo ikibazo ni ayo mahirwe umuntu afite, wowe ufite uyakoresha gute, uyakoresha iki? Nk'umwanzuro ni uko kuba umukire usabwa gukurikiza izi ntambwe 5. Iya mbere twayibonye ni master your mind, ugomba gusobanukirwa neza imikorere y'imitekerereze yawe. Icya kabiri ni learn relentlessly, kugerageza kwiga ndetse kandi ugahozaho mu gihe cya interval runaka cyangwa cy'umwanya wihaye. Icya gatatu kwizigama ndetse no gutangira ishoramari, ndetse ku buryo ubikorana ubwenge n'ubushishozi. Icya kane ni uko ugomba kubaka ibintu cyangwa nk'ibyo twakwita inkuta z'agaciro. Icya gatanu twabonye ko ari ugukina umukino w'igihe kirekire, aho tutitega kubaka ubukungu mu mwaka umwe cyangwa mu munsi umwe, kuko ibi ngibi byo gushaka kubaka ubukungu mu gihe gito nibyo usanga bizana abantu mu byago byo guhomba. Nk'urugero ugasanga bamwe ariho bahise bihutira kujya muri gambling. Gambling ni ubwa buryo bajya gukina imikino y'amahirwe bateganyaga ko niba ajya muno munsi agakoresha ibihumbi 100 ari bwabone miliyoni 10, kandi mu by'ukuri ibi ntabwo ari straight line cyangwa se inzira nyabagendwa. Ibyiza ni ugukina play long game, gukina umukino w'igihe kirekire. Ntabwo ukeneye amahirwe, nta nubwo ukeneye akaruhuko, ahubwo ukeneye ikintu bita guhozaho, ibikorwa byo guhozaho. Niba ushaka kuzirukanka ibirometero 50, ntabwo umunsi umwe wabyuka ngo ubyirukanke. Tangira gake gake, wirukanka ikirometero kimwe step by step, niko uzagenda uzamuka, ndetse kandi nako ubukungu bwubakwa. Ukeneye icyo twakwita a rich mindset cyangwa imitekerereze n'imyumvire y'abakire. Bivuze iki? Tangira uyu munsi, kuko inzira ikujyana ku bukungu bwawe ntago ari amahirwe, ntago ari ibintu biri aha, ahubwo ni formule. Ubu rero ufite ayo mahirwe n'igihe, twese dufite amahirwe amwe tunganya. Reka dusubikire hano, tuzakora igice cya kabiri, ari nabwo tuzasoma ku gitabo cyitwa The Psychology of Money. Niba mwifuza ko tuzakora iki kiganiro, mukore like, subscribe, noneho mwandike muri comment, mwandikemo ati dukora icyo kiganiro ku gitabo cyiswe Psychology of Money, aho muzasobanukirwa neza mukamenya imikorere y'amafaranga ndetse n'imitekerereze yayo. Ndabashimiye, igihe twabanye yari Gaspard Official muri cya kiganiro cyitwa ubumenyi bw'ukuri.